twebwe abagabo hari ingeso tujya tugira, ugasanga iyo turi mu mago yacu cyangwa mu nzu zacu ntabwo tuganiriza abagore bacu, niyo tuganira bya bindi by'umushiha byo gushihurana. Ariko wari uzi ko umugore wawe yaje wenda avuye mu cyumba amaze gusokoza, yamaze kwitegura wenda agiye mu kazi cyangwa agiye ahantu, ukamubwira wow, ako gasatsi kawe ko gasokoje neza, ndabona kameze neza cyane, wow, urasa neza. Aho muraba muri hose, haba ari nimugoroba mugiye kuryama, ya mpumuro navugaga muri kuyumva, nibwo uzumva akamaro ko kuhira ururabo icyari cyo. Igihe cyose rero utuhiririye rurabo, iyo mpumuro nziza ntayo uzabona, kwa gupfundura k'ururabo ntako uzabona, ahubwo ruzagenda rwuma. Ngereka mbabwire, ni akagero gatoya ku bintu byinshi mbona. Iyo nk'umugore wanjye wenda anzaniye ifunguro ku meza, ibyo byose twabivuzeho, iyo arizanye biba biri automatique, atereka ku meza ndi gutega umusaya, ngo mbwira ngo uwo musaya kubera iki mba ndi kuwutega, mba nzi yuko araza kumbwira ngo mwakire, ni akabizi ko kwitama. Tuganiriza abadamu bacu, niba yasokoje neza ubimubwire, niba yambaye neza ubimubwire, niba hari agakweto yambaye ukuntu akamufitinze, erega niyo kataba katamubereye, nibanga. Ntagira abagore babyumva, abagore mufunze amatwi, nibanga mubwire wow, aka gakweto ni keza, iyi nkweto bura ubu inkweto ntiwayiguze nk'ibihumbi 2,000 by'amadolari. Gerageza unamukore nako kajesite ko kuvuga ngo sheri ufite udusatsi twiza, ukore nko ku musatsi we, ugire gutya wenda use nk'ukora akantu, uvuga ngo hari akantu kare kagiyeho, ukakureho, kandi wenda nta nako. Uruhiye amazi uyasutse kuri rwa rurabo, ako kantu arakagenderaho icyumweru cyose, kandi nta kantu kare gahari. Ntagira abadamu baba bari kutwumva, ni inama ndi kubabwira, ndi kubagira mwebwe abagabo. Ntucikwe, subscribe to DS Connect TV. Bakunzi ba DS Connect TV, reka mbasuhuza aho muherereye hose, abaherereye muri Amerika, abaherereye muri Aziya, ndetse namwe abaherereye muri Afurika yo dukomoka, ndetse abaherereye muri Europe, ariho natwe duherereye ubu ngubu. Nizere ko Uwiteka akomeje kubarinda. Haraciye igihe rero ntabagezaho ikiganiro, ariko reka mbabwire ko muzajya mukomeza kunyihanganira mu gihe mutabonye ibiganiro byanjye kenshi. Nuko hari igihe mba ntabonye umwanya, ariko ngerageza kugira ngo nge nkomeza kugira ngo mbahe ibiganiro, kuko hano dutanga ibiganiro byubaka, nubwo wenda biba bitarebwa cyane. Murabizi ko muri iki gihe usanga ibiganiro birimo inama nyinshi, birimo kubaka umuryango, birimo ibintu bifite akamaro. Ubu ntago abantu bakibyitayeho, ahubwo abantu bitaye muri bya biganiro haba harimo ibintu byo gutukana, ibiganiro by'intambara, ibiganiro byo gusebanya. Ibyo ni by'abantu bitayeho, ariko uko byagenda kose ntago byaduca intege. Tuzajya dukomeza tubagezeho bino biganiro byacu byo kugira ngo twungurane ubumenyi, ndetse nkomeza kujya mbategurira cyangwa ntumira abatumirwa kugira ngo nabo babasangize ku byo baba bafite, nk'uko mumaze iminsi mubibona. Uyu munsi rero nkaba mbazaniye insanganyamatsiko ivuga ku bijyanye n'urukundo, kuko hari benshi bagiye babinsaba, bitewe wenda na poste zanjye ngenda postinga ku ma status kuri Instagram n'ahandi hose. Ubwo rero murumva nicyo kintu nshaka kugira ngo tuvugeho. Ariko
uvuze ku ijambo urukundo ririmo ibintu byinshi ku buryo wavuga n'imyaka ingahe ikarinda yashira ukivuga utaruhuka. Urukundo ni ijambo ririmo ibintu byinshi ndetse bitarangira. Uyu munsi rero nazanye akantu gato kavuga nako kari muri iyo ngingo y'urukundo. Ntabatindiye reka mbahe uko ikiganiro kigomba kugenda. Iyo uhinze indabo ukamara igihe indabo zarameze ariko ntuzuhirire, ziruma, ugasanga zapfuye, ubwo bikazaba ngombwa ko wongera guhinga izindi cyangwa se bigutwara imbaraga nyinshi kugira ngo rwa rurabo wateye kugira ngo rwongere ruhaguruke, kugira ngo rwongere rutohe, rugire indabo nziza cyangwa se rupfundure indabo. Murabyumva, iyo tugiye mu bintu by'urukundo habamo ibintu byo kuzimiza, wenda bitewe nuko hari abantu wenda nk'abana baba batagejeje ku myaka. Hari igihe wenda iyo umuntu atajimije bahita bumva buri kintu cyose kandi aba atari byiza. Hari n'ibyo tuba dushaka ko abana batumva. Ni muri ubwo buryo rero nifashishije urugero rw'indabo. Ubundi ururabo nk'uko nari maze kubivuga, iyo utarwuhiririye ruragwa, ruruma. Icyo kiganiro nicyo kintu kigiye kwibandaho. Ururabo ni iki? Ese kuhirira ni iki? Ninde ugomba kuhirira urwo rurabo? Mu by'ukuri muri ibi bihe murabizi ingo nyinshi ziri gutandukana, ugasanga n'abatatandukanye ariko ugasanga uko babayeho mu mago yabo ntago bihesha Imana icyubahiro, ntago ari byiza. Ugasanga umugore ameze gutya arakanyaraye, umugabo nuko mu nzu, noneho bagera hanze bakajijisha, ukagira wenda ngo ni couple nziza yubatse neza, ukagira ngo ni couple y'intangarugero, ariko nyamara mu nzu iwabo bitaba bigenda neza. Ese biterwa n'iki? Nibyo natanzeho urugero kuri rwa rurabo. Ubundi reka ngire inama abagabo. Abagore nimushake mube muzimije cyangwa se muvuyeho ku kiganiro, ubundi nigirire inama abagabo, cyangwa se mufunga amatwi kugira ngo ibyo ngiye kuvuga mutabyumva, kuko ibi ngiye kubibwira abagabo gusa. Bagabo bagenzi banjye, ruriya rurabo ni umugore wawe navugaga. Mu gihe cyose utuhiriye ururabo, twabonye ko rwuma, kandi iyo rwumye rugutwara imbaraga nyinshi kugira ngo wongere urwuhirire, ruzamuke, rutohe, rugire za ndabyo nakubwiraga. Ubwo rero niba ururabo tubonye ko ari umugore, ese warwuhirira gute urwo rurabyo? Ese umugore wawe mu gihe atameze neza cyangwa se mu gihe akeneye urwo rukundo wabyitwaramo ute? Nibyo nise kuhirira. Twebwe abagabo hari ingeso tujya tugira, ugasanga iyo turi mu mago yacu cyangwa mu nzu zacu ntabwo tuganiriza abagore bacu. Niyo tuganira bya bindi by'umushiha byo gushihurana, no. Ibyo bintu rero ni kwa kundi rwa rurabo ruri kugenda rwuma. Muzajya mubibona mu ngo zanyu, aho niba mufite umushiha mu rugo, mu nzu, uzasanga no hose nta kigenda, bitagenda neza. Bitewe n'iki? Ntago wuhirira rwa rurabo. Kuhirira rero
ni ya magambo meza ugenda ubwira umugore wawe. Hari ijambo wabwira umugore wawe akarigenderaho nk'icyumweru cyose, cyangwa se hari n'abarigenderaho n'ukwezi kose utongeye kuhira. Kuhira twabonye ko ari amagambo meza, reka tubyite imitoma nk'uko abenshi babivuga. Imitoma si ngombwa ngo kuba ari ibintu uba warize, ari ibintu ube wagize, ariko wari uzi ko umugore wawe yaje wenda avuye mu cyumba amaze gusokoza, yamaze kwitegura, wenda agiye mu kazi cyangwa agiye ahantu, ukamubwira wawu, ako gasatsi kawe ko gasokoje neza, ndabona kameze neza cyane, wawu urasa neza. Nuko wari uzi ko nose uwo ni umutoma. Ibi ni ibintu byo kugenda ukiga, ugashaka abantu bakubwira ngo ujye utera umugore wawe imitoma gutya na gutya na gutya. Ibyo ni ibintu byo kwiga, ni ukuri. Niko twuhirira indabo. Ubwo rero kariya kajambo reka nkubwire, ahagiye uzi ko aragenda bitekerezaho. Twebwe abagabo ntabwo tujya tubimenya, ariko njyewe nakoze ubushakashatsi, burya umugore niwe rwa rurabo navugaga, akantu gato cyangwa se utuzi duke umennye ku rurabo rutuma rwongera gutoha rukazamuka. Urumva? Igihe cyose winjira mu nzu wafunze isura, igihe cyose umugore nawe azabibona ko ari ibisanzwe, niba nakuzaniye n'ifunguro byo kurya, mbega ase nk'ubiterera ku meza, ase nk'uterera. Murumva iryo jambo guterera? Please, ni ikintu abagabo tugomba kwitaho cyane, kuhira. Muranyumva? Ni ukuri byakagombye kuba byiza aho umugabo wese yakwita kuri iki kintu. Ni ibintu bikomeye ariko nanone bitagoye cyane. Ni kuri iyo mpamvu rero, ni ukuri bagabo bagenzi banjye, mwuhirire indabo zanyu, mwuhirire indabo mwateye kugira ngo zitohe, zibahe indabo nziza. Igihe cyose utuhiriye ururabo nta rurabyo uzabona. Ariko iyo wuhiririye ururabo rugakura, rugapfundura, ukihumuriza, ukumva ukuntu kari guhumura neza. Ni kwa kundi wabwiye umugore wawe utugambo twiza. Icyo gihe rero ya fursa, ni mu kidanwa cyangwa se bya byiyumviro, aho muraba muri hose, haba ari nimugoroba mugiye kuryama, ya mpumuro navugaga muri kuyumva, nibwo uzumva akamaro ko kuhira ururabo icyo ari cyo. Igihe cyose rero utuhiririye ruriya rurabo, iyo mpumuro nziza ntayo uzabona. Kwa gupfundura k'ururabo ntako uzabona, ahubwo ruzagenda rwuma. Ni ukuri mujye mubyitaho, tubwire abagore bacu utugambo twiza. Niko kuhira navugaga. Buriya iyo uri kumubwira utugambo twiza, uba uri kuhira rwa rurabo, noneho rukakwerera indabo kabisa, ukumva nawe ukabaho wishimye. Reka mbabwire, wenda abanzi cyangwa se abo tubana bo barabizi icyo kintu. Niyo mpamvu nkunda no kwipostingira utuntu, ndetse akaba ari naho byavuye ntegura kino kiganiro. Ni abantu benshi bagiye babinsaba kugira ngo njye mvuga ku ngingo nk'izo. Muri iki gihe ingo nyinshi ziri gusenyuka kubera iyo mpamvu. Ntabwo ari ibintu byo gushakisha, ntabwo ari ibintu byo kubwira umugore wawe ngo wawu, ko wambaye neza, ako gakanzu ni keza, aka kanzu buriya uzi ko aribwo nabona ikanzu nk'iyi.
nukuri nukanzira kubereye. Ibyo ni ibintu byo gushakisha. Uzabifata nkaho byoroshye ariko baba we buruba watwitse. Reka nkoresha iryo jambo nubwo wenda bari kugenda baritubuza. Ni ijambo ribi rifite amateka mabi ariko buriya ni akantu narinshizemo ariko iryo jambo murimenye bari kugenda baritubuza. Icyo gihe rero wuhiye rwa rurabo rugiye guhaguruka rukwerera indabo nziza, ubone mu rugo ibyishimo. Ngereka mbabwire ni akagero gatoya ku bintu byinshi mbona. Iyo nk'umugore wanjye wenda anzaniye ifunguro ku meza, ibyo byose twabivuzeho, iyo arizanye biba biri automatique. Atereka ku meza ndi gutega umusaya ngo mbwira ngo uwo musaya kubera iki mba ndi kuwutega, mba nzi yuko araza kumbwira ngo mwakire ni akabizi ko kwitama. Ibyo biryo ubiri ufite apeti ukumva mbega ukabyibuha wumva. Ako ni gatoya kari akantu rero kagenda mu byumviro byawe kumva karagukorogoshoye. Ni akantu atavuze akabizi gusa kwitama ariko guseriva ibiryo icyo kunywa se. Werega buriya nanjye yanyuhiye. Niba nari ntangiye kuma, niba ari stress nirwanye ku kazi bise bigenda arabisibye. Ni gutyo ingo zubakwa. Aka geste gato gatuma hari igihinduka mu buzima bwa buri munsi mu rugo ku mugore n'umugabo. Tugerageze tuganize abadamu bacu. Niba yasokoje neza ubimubwire, niba yambaye neza ubimubwire, niba hari agakweto yambaye ukuntu akamufitinze erega niyo kataba katamubereye nibanga. Ntagira abagore babyumva, abagore mufunze amatwi nibanga mubwire wow aka gakweto ni keza. Iyi nkweto bura iyi nkweto ntiwayiguze nk'ibihumbi 2,000 by'amadolari, urumva niyo yaba yakaguze kuri second hand. Ako kantu rero wow azumva nahazanyura hose zagenda yumva ko yambaye neza, yumva ko yambaye urukweto rwiza rw'agaciro. Ariko mu gihe nta kintu mubwiye azagenda kwa kundi ari jene avuga se bura abarambona bura barabona kana gakweto ari keza, ubuse ne baramenye ko nakakoze muri second hand, ubuse ne akagenda afite complexe. Kandi complexe bira bintu bari gushira mu bwonko biba biri kwangiza byinshi. Niyo yageze mu rugo ntago habura pourcentage tuza tw'icyo kintu. Ariko nuramuka umubwiye kari akantu nakubwiye wow bigerageze uzabimbwira. Niba hari wenda mwicaranye ukona gerageza unamukore nako kageste ko kuvuga ngo sheri ufite udusatsi twiza, ukore nko ku musatsi we ugire gutyo wenda use nko kuri akantu uvuga ngo hari akantu kare kagiyeho ukakureho kandi wenda nta nako. Uruhiye amazi yasutse kuri rwa rurabo ako kantu arakagenderaho icyumweru cyose kandi nta kantu kare gahari. Ntagira abadamu baba bari kutwumva inama ndi kubabwira ndi kubagira mwebwe abagabo. Ubwo n'abadamu nabo nzagaruka mbagira inama yabo. Nukuri ntago ibi bintu ari ibintu bigoye kandi mbateguza ko ari ikiganiro ndi kubategurira kuko iki kintu ndashaka kukivugaho. Natumiye noneho abadamu, nimvuga ku badamu nzaba natumiye abadamu. Namaze kubona abatumirwa, ntegereje ko umwanya wabo ugera ubundi nkabazanira abadamu tukaganira kuri iki kintu kuko ni ikintu kiri gusenya ingo cyane. Please
imitoma nubwo nirinze kubivuga cyane ni ingenzi mu buzima bwo mu rugo ku mugore n'umugabo. Nicyo kintu cya mbere kiri mu kubaka urugo. Naho uramutse utabikoze, twa tuntu twose nababwiye dutoya cyane nitwo twubaka urugo. Nitwo uzagenda nimugera mu cyumba umva munezerwe, mwumve nk'aho isi ari iyanyu ya mwenyine. Kubera iki? Twa tugambo twiza byo nise kuhira indabyo, kandi twabonye ko indabyo utazuhiye zoma. Twabonye ko izo ndabyo ari abadamu bacu. None se muzishimira ko zuma? Nizuma uzi imbaraga uzakoresha kugira ngo zongere zitohe? Ugomba gukoresha ijambo rimwe, ururabo rukuma. Umunota umwe gusa ubikoze mu munota umwe, ariko kugira ngo uzarwuhire rwongere rwere ururabo cyangwa se ruzamuke rwongere ururabo neza, ruzagutwara imyaka n'imyaka. Kandi wakoresheje umunota umwe gusa ururabo rukuma. Kugira ngo ruzongere rutohe ruzagutwara imyaka. Rero twirinde kubabaza abadamu bacu, ahubwo tubabwire utugambo twiza, tubabwire tubareme agatima, tubabwire mbega buri kintu cyose. Niyo waba utabizi shakisha. Icyo gihe rero uzaba uri kwirinda ya mishiha yo mu rugo, kwa kundi uzaza ukabona umugore ntakwitayeho, kwa kundi uzi iyo mvuye ku kazi mfite agakapu kanjye nkuye ku kazi, madamu wenda yaba ari mu gikoni akumva ndakomanze, akaza yiruka akaza agafata ka gakapu akakanjyanira please. Icyo kintu urabizi ariko akamaro kacyo byo byonyine no kugira ngo usohoke hanze ujye gutembera, wumva bikubangamiye, wumva utamuva iruhande, wumva utamusiga kubera ako kantu gusa. Ibyo ni ibintu bikomeye. Ibyo ni iby'abadamu, reka tuzabivugeho n'abazaniye abatumirwa b'abadamu. Ubu ngubu naguze ibikoresho, umva ibikoresho byose, aho nakwakira n'abantu bageze kuri 7, buri wese afite mikrofone ye kandi akavuga tukumvikana, ikiganiro kikagenda neza. Akaba ari byo mbasezeranya gukora ibiganiro byinshi, kuko nyine tugakoresha n'ibyo bikoresho. Nkajya ntumira abatumirwa benshi, wenda nubwo ntafite umwanya uhagije, ariko tukajya tugerageza tukagirana inama. Iki rero ni ikiganiro mbangira ngo twungurane ubumenyi, nk'uko topic yacu bitubwira, cyangwa se intego yacu ni ugusangira ubumenyi. Reka ndekeraho kugira ngo bitaba byinshi nanone bikarambirana, ariko bagabo nizere ko izi nama muzumvishe, kandi ndizera ko hari icyo mugiye guhindura. Wenda tutegereze n'ibiganiro byacu by'ubutaha, nzaba nabatumiriye abatumirwa b'abadamu kugira ngo baze tuganire kuri iki kibazo. Ndetse nimara no kubatumira, hari n'igihe nzanabahuza, nkazana abadamu n'abagabo twese, noneho tukajya muri deba. Twashaka buri muntu agashira buri kintu cye hanze kugira ngo twigishe abandi. Ese wowe ubigenza ute? Ese wowe ubigenza ute? Tukasangira ubumenyi. Reka dusoreze aha, ubwo naho ibiganiro byacu by'ubutaha. Nizera ko mukomeza kudukurikira, ariko ntimwibagirwe gukora like niba bikunyuze ibyo mvuze. Reka gutambuka udakoze like, kandi wakumva ari inama wagira n'abandi bose bazumva, ugakora share, ukagisha mu groupe yanyu mubamo muri WhatsApp n'ahandi,
ukagishyira kuri Facebook yawe nta kiba bitwaye. Niba utarakoze subscribe ukareba ugacekinga neza ugahita ukora subscribe ntacyo bitwaye. Ntabwo mba mbinginga gutya ari ukugira ngo bya bindi byateye ngo ni ugushaka amafaranga kuri YouTube. No, n'ubundi amafaranga nabona ntabwo aba ahuye n'ibi byuma mba nkoresha, ntabwo aba ahuye n'ibi byuma ngura, ntabwo aba ahuye n'ibintu byose mba nkoresha. Imbaraga mbitamo njyewe mfite akazi kampemba kandi kampemba neza, ntabwo ari amafaranga ya YouTube nshaka, ahubwo icyo nshaka ni uko mubikurikira muri benshi kubera ko ni ibintu byubaka. Reka mbasezereho naho ibiganiro byacu by'utaha. Ciao.